ya turagatajya kanyarwanda kubwege n'ubudakunda inyarwanda iyi gikunde gumye uyirebe kabisa nunasimbukize ntabi na gato nutikwe n'akano na gato reka dutangire. Umutima Media TV Entertainment. Umva amagambo mama we ku Mutima Media TV ari mu karitsiye zitwaga Dravigo. Gute ari muri karitsiye z'umutingo za Dravigo? Mw'iryo shyamba haje kumanukira umuntu mubi cyane. Gute hari ishyamba ariko haje kumanukiramo umuntu mubi cyane. Kubitaga n'ababare. Gute baramukubitaga n'ababare. Uwo twakwita n'ikivejuru. Gute twakwita n'ikivejuru. Imbaraga zidasanzwe cyane. Gute yari afite imbaraga zidasanzwe cyane. Agafata umuntu akamuzamuza akaboko kamwe. Gute yafataga umuntu akamuzamuza akaboko kamwe amutera umunigo ariko we nako nibyaje kurangiriraho. Gute nibyaje kurangiriraho. Iryo shyamba honge hamanukira mu wundi muntu bitaga Tayiga. Gute muri iryo shyamba hange hamanukira mu wundi muntu bitaga Tayiga. Yewe yaringwanye cyane. Ariko Tayiga ngo yaringwanye cyane. Ariko icyo cyo cyari kirenze cyo bitaga ikivejuru cyangwa. Ariko icyo cyo cyari kimurenzo kabisa cyo kirenze cyane. Icyo cyamanutse kibi mu ishyamba aho yewe aje gutabara witwa Gute we aje gutabara Tayiga. Uwo reba yifite. Gute bitaga Tayiga. Bakuyirangize. Gute reba ifite mpakuyirangije apana gusimbukiza nibyo nababwiraga iya akana kanyarwanda kubwenge kandi kagezweho. Izi ni incamake zayo. Gute izi ni incamake zayo. Aho iki kivuje kitamworeye cyane ariko iki kivuje nako cyoroshye cyane kabisa. Kubise igipfunsi ariko nawe ni yari yoroshye. Ngo kiramukomaga ariko ngo nawe yaragikumaga nago yari yoroshye. Nawe yaragikubitaga bagahangana. Nawe yaragikubitaga bagahangana. Niwe muntu ku isi wageragezaga kugahangana nacyo. Ngo niwe muntu ku isi wageragezaga guhangana nacyo. Yari mu 2025. Gute byari mu 2025. Yari afite speed nyinshi cyane. Gute yari afite speed nyinshi cyane. Bagumyaga guhangana cyane. Gute bagumyaga guhangana cyane. Gukomeza Umutima Media TV komeza. Gute n'Umutima Media TV ariko akaba aho igiye guca akabari studio Umutima Media TV kandi subscribe hano hose waba ugiboneye. Bakuyirangize kandi subscribe. Tutangire shambani hano. Shambani hari cyamanukaga. Cyararebaga kireba n'igisambo. Kimya kuri hirya no hino hose. Kireba no kimanukiye aho hariho. Kiragumye kirareba. Umenya hari kibeshyeho cyamanukiye. Cyahise gica bugufiya. Gita kibura mu myotsi gita gicaho. Hano wagendaga mu muhanda. Wagendaga umuhanda sinza hari kujya. Wajyanga afite urugendo rurerure cyane. Agumya arigendera kabisa n'umugenzi. Afite urugendo runini bigaragara cyo gose. Hano ari cya kintu cyahingo cyane icyo bisi kivejuru hano. Kiragenda kirana n'igisomba bagira ngo ari umuntu ugikurikiranye. Kugenda kireba geno hino. Gita kibura mu myotsi nuko kigenda. Gihingukira no ku ruhande. Kirongera kirabura. Nakabaza nakanuko ubwenge kabisa kandi subscribe ntukererwe kabisa. Kiragumye kiraza kimwe mu muhanda kabisa. Cyagumye kugenda. Uyu we no kurana nawe aracyakubitiza agenda kabisa awajya afite urugendo rurerure. Sinza muzi amazina bamwise. Icyo cyase kimuhagarika. Bite muvandi tuziranye ko nakuzira. Uti bite muvandi ngo ko natakuzi ngo umagaritse ngo tuziranye hehe. Cyaramusetse cyane. Ntabwo wapfa kumenya. Ubura ntabwo wapfa kumenya cyane. Uramutse umenye wahita upfa. Gutumenye wahita upfa mama we. Uri igiki? Byo nahita mpfasa. Uri igiki kubyo nakumenya nkahita mpfa. Ndi icyo utazi udakwiriye kumenya. Guti ngidi icyo utazi utakwiriye kumenya kandi
kandi ukimenye wahita upfa nk'uko nabikubwiye. kandi ukimenye wahita upfa nuko nabikubwiye. Uyu waraseka. Ewa na kabisa. Ngo mpfa jewe n'iboko ryanjye se. Ngo jewe mpfa n'iboko ryanjye se. Wallahi wakiba naguze ibyo uri kuvuga kabisa. Ngo naguze ibyo uri kuvuga kabisa. Wewe. Kava muri ibyo sha. Ngo reka tuve muri ibyo sha. Abo reka nkubwire icyo nagwagarikiye. Gutereka nkubwire icyo nagwagarikiye. Uravumbwira kuko mafite misiyo zihuta cyane. Utegera kwimbwira kuko imafite misiyo zihutirwa cyane. Reka nze icyo nenge kukubwira manze nyikubwire. Utikanze icyo nenge kubwira ngo manze nyikubwire. Kirareba kirikura n'igisambo mama we. Kiraba hiryo no hino. Fata igipfunsi mama we. Oya we hano ku ruhande. Ura mu bugita afite imbaraga zingana gute kujyana muri metero zingana gutya. Gutura mu bugita afite imbaraga zingana gute kujyana muri metero zingana gutya. Kilometero ingumi imwe yonyine gusa ikaguta muri kilometero. Igipfunsi we. Guti mbega igipfunsi we. Shaka do. Nibyo nenda jya nkubwire. Wowe shaka do ngo nibyo nagiraga nkubwire. Iki kintu cyaje kiturutse ku muhe mubumbe. We yarasekaga ubwimeze buzica abantu. Ugiye yagumye guseka. Ibintu ukoze. Uti naguze ibintu ukoze. Reka. Uti reka. Ntabwo ibintu waba unkoreye. Ndaje nkwereke mwana. Uti ndaje nkwereka kabisa nkwereka nanjye kundi umusore. Avira maho. Uti ntabwo navira maho. Haraza. Umwana araza mama we nakabazaniye umwana yikwega dera amasura deri sura nakabazaniye. Bagiye bataza kugushyingura uno munsi sha. Wagenda bataza kugushyingura uno munsi sha. Bashyingura ndasha. Giye kwibona nago nawe bitaziragira igipfutso kingana kuriya. Uti ngiye kuri nago nakwihangana cya gipfutso ngumise kukingana kuriya. Fata igipfunsi ya ibuye yakubise igipfunsi mwana nibuye we mwana nibuye. Nakabazaniye kabisa. Kigabo gifata kiraniga. Kirongera kiraniga we. Kirazamura. Kiraniga kigabo namu we. Kusha. Wani kosha. Ugiye kukwica. Shugunya hasi we. Yasa sugunya hasi. Kigabo teri sura. Kiraza we. Nane yagirinye. Arahaguruka. Fata umugera ahita kwepa squat hasi kabisa. Umwana bahita mutunda siname kino. Kigabo kirareba. Cyamwitegereza. Ngiye kukwica n'undi wakunumye wowe. Guti we peti ngiye kukwica n'undi bakunumye wowe. Guti niwo nashakaga. Umwana yikwega. Fata umugera yikaraga. Umwobo ndavuga mu kinogo. Urubana rwamanukaga. Harwamanukaga. Yesu niyo mutabazi bavugaga. Araza ngwinyore ingendo niyo. Mugacaho. Atungukira hano. Simbukaza. Ingendo we. Yaraje hano. Asangu yagiye Dawuna ari hasi. Aramuhagurutsa. Kuryamyeho byagenze gute imeze bite ko
aho usa n'umuntu wakubiswe. ese kuryamye ngo byagenze gute ko mbona usa n'umuntu wakubiswe? Shabro nta makuru ufite kabaye. Shabro ngo nta makuru ufite ngo kabaye. None hari uruntu ruri gukubita. Gutya none ari gukubita n'inkuba kabisa rukura imbura. Ari kunkubita akagarukira mu birometero man. Ngatari kunkubita nkagarukira muri metero man. Noye umuntu gukozeho munyere nguti niwe muntu gukozeho. Shabro majya kiriya kigabo kiri haranga kiri ako nguti ngo ni kiriya kigabo kiri hariya kabisa. nawe sinzi ukuntu no kira kugira man ni ikigome cyada. Nguti ni ikigome cyadanje kirarimpura we. byihorere kazi ibindaje byisoreze kabisa. Nguti ibyo byihorere kandi ibindaze mbyikurikirane kabisa. Umwana za hano fata igipfunsi shegedege wigenza kubita abantu imbura nacyo gifuzo nacyo kiramukoma we. Hey fata umugeri we urankobese. Fata igipfunsi sha nagapfunsi nago kamabaje. Fata ikindi we gifunga ibipfunsi hano gitera akageri kana akigenda aragafata umwana. Fata wowe akageri nakandi kiramweje akageri kubwenge kiravuga kiramaze kiravuga ngo kirana uranyandushe kabisa. Fata igipfunsi nawe fata ikindi kinga fata wowe fata akageri wowe fata umugeri byaratumutse. Nakabazaniye yo bidatega yakabazaniye. Fata wowe umwana arakwepa umwana wowe byo byose afite speed yatanje kabisa. Fata wowe kiveje kitagikwepa we cyane ko umuntu kubita sha Ntutazi kandi twaturutse hamwe sha. Kanza ahubwo uraje umbone sha. Kanza ahubwo uraje umbone. Mwiza hano mwisubiza kugwanya abantu hano. Uza kugwanya abantu uza kubangiza ubabuza umutekano. Nitaye ku cyuri cyo cyose nawe ngomba kugushyira hasi. Nitaye ku cyo utari cyo cyose ndaho ndaza kugushyira hasi. Uyu warabwanuka. Ibyo vuga nako bize. Guti bivuga nako bize. Ahubwo ndaje muri kwa muginga we. Kanza ahubwo ndaje muri kwa muginga we. Utazi. Reka tubirebe ngo wamuginga. Reka nza turamuginga we. Fata igipfunsi wowe fata igipfunsi. Cyurano nagukira kirarenze kabisa. Iyo wamanza gushyira akantu. Simbuka. Fata igipfunsi. Fata wowe fata umugeri wowe. Fata ikindi gipfunsi. Fata we der speed we. Hey fata speed cyo gutata we. Fata igipfunsi wowe. Fata ibipfunsi byavuze wabyavuze ubuha. Cyo mugezi. Fata wowe umwana kinga ibazo utari wakana subscribe wakirewe cyane kabisa. Fata igipfunsi ifata umugeri nako. Ndabona imigwanire nabyo imigone nta kisanzwe. Ndabona byanze kabisa. Reka nkoresha imbaraga zanjye. Kankoresha imbaraga zanjye kabisa. Ugiye gukoresha imbaraga idasanzwe. Ugiye gukoresha imbaraga idasanzwe. Muri imbaraga nanjye ndazifite. Muri imbaraga ndazifite. Aho waturutse nanjye niho naturutse. Aho waturutse nanjye niho naturutse. Icyo waba uri cyo cyose. Uraza wivanga muri business kandi abantu. Uraza wivanga muri business ukuzima abantu cyangwa mwisanzuraho nese nzo cyaturutse. Waba uri cyo cyose ngomba kukwica. Icyo wari cyo cyose ngomba kukwica. Ndakuvanaho. Ngaho reka tubirebe. Muginga we. Kira natukana. Bose bakora subscribe wakiro cyane kandi subscribe mama we. Bana hagarara. Funga ibipfunsi. Uramuturine tutozana nkubitisha.
dore ijisho dore isura urajyana akinyenda cyane shyira hano mu mufuka icyo kirakenguza kikirana n'ikijura ibi n'ibisanzwe kita kibura mu myotsi kicaho nuko cyaciyeho umenya cyarabuze gihungukira hakuno mu kirere uyu waragishaka arakibura kigiyeho ikiginga terenga icyo kinga cyangwa ikimbere ye fata igipfunsi kiri kwaka umuromama we binini cy'abanyarwanda aka kararangiye gashoreje hano aka nako tugiye kukabazanira nako twaje bayita studio Mutima Media TV n'Umutima Media Entertainment kabisa egwana kanda subscribe reka tugasoreje hano tuzagaruka ubutaha tubazana akamuri kubona muri screen yanyu.